bidufasha ikintu kinini cyane, ariko akamaro nyamukuru k'ibihaha bidufasha yuko dushobora kuronka umwuka mwiza uwo bita oxygene, hanyuma tugashobora gusohora umwuka umubiri umaze gukoresha uwo bita gaz carbonique. Nico bita échange gazeux, ni ukuvuga ngo ibera ahantu bita mu dusaho tugize ibihaha bita alvéole. Alvéole rero ni udusaho duto duto dufasha muri uko kubisikanya hagati y'umwuka mwiza twakiriye witwa oxygene n'umwuka tumaze gukoresha bita gaz carbonique. Ako niko kamaro nyamukuru k'ibihaha. Yego, ibihaha bidufasha nyine kubisikanya umwuka uwo tugiye gukoresha ndetse n'uwo tumaze gukoresha kugira ngo dukomeze abashe guhumeka neza, gukomeza ko iyo byanze nyine ariho bashobora gushyira umwuka oxygene. Ni izihe ndwara ziba zishobora gutera ibihaha kwataka cyangwa se gutera ibihaha kurwara? Indwara zitera ibihaha ziratandukanye nyinshi, ariko cyane cyane hari nk'iyo bita bronchite, ni infection y'uturingoti tuzana umwuka mu bihaha, imiyoboro bizana umwuka mu bihaha, bivuga yuko batwita mu Gifaransa batwita utubronche. Hanyuma ariko cyane cyane habaho n'ibindi ishobora kuba icyo bita bronchite cyangwa ikamara igihe, icyo bita bronchite chronique. Ariko cyane cyane hariho n'ibindi bita pneumonie. Pneumonie ni indwara y'umusonga dukunze kwita umusonga, ifata cyane cyane ibihaha tujya dusaho n'ababwiye, nitwo tuba dufatwa cyane n'iyo ndwara, ni infection y'ibihaha n'igihaha, igafata cyane cyane alvéole dufasha kubisanyika umwuka oxygene n'umwuka gaz carbonique. Pneumonie rero ni indwara cyane cyane iterwa n'ama infection, icyo twita ama microbe, icyo twita ama bacteria cyane cyane, ariko dushobora kubona na pneumonie ziterwa n'ibindi. Pneumonie iterwa n'izindi microbe arizo bita amashampinyo cyangwa amavirusi. Reka wenda ntabwo ibyo byose nk'uko twari tumaze kubivuga, ntabwo twavuga ku bihaha muri rusange, reka turebe gusa ku musonga. Indwara y'umusonga akenshi wumva umuntu akubwira ko arwaye umusonga, undi yaba afite ukuntu ababara akavuga ati wasanga arwaye umusonga. Ubundi umusonga ni iki gishobora kugaragariza umuntu ko awurwaye? Ese ubundi umusonga urahangayikishije? Ibimenyetso bimwe bimwe bishobora kutwereka ko umuntu arwaye umusonga. Bwa mbere, umusonga ni infection, icyo twita infection cyangwa gufatwa n'utusaho duto duto twitwa alvéole dufasha mu kubisanyika k'umwuka oxygene, umwuka gaz carbonique. Rero iyo umuntu arwaye umusonga hari ibimenyetso bimwe bimwe bitwereka, bivuga yuko umuntu ashobora kugira icyo bita umuriro. Umuriro ni ikintu gishobora kutwereka ko umuntu afite umusonga. Icya kabiri nacyo, umuntu agira guhumeka nabi, akagira kubabara mu gatuza cyane. Hanyuma hariho n'igihe bitagaragara cyane, ariko umuntu ugasanga afite inkorora gusa. Muri icyo gihe umuganga iyo asuzuma umurwayi ashobora kumenya neza yuko afite umusonga cyane atafite. Muvuze guhumeka nabi cyangwa se mukavuga umuriro, umuntu yatekereza ati kumva ari ibimenyetso bihuriweho n'indwara nyinshi. Ese umuntu wenda wakumva arimo guhumeka nabi, ababara mu gatuza, yabivuze ko arwaye umusonga? Oya namba, ariko burya iyo umuganga asuzuma umurwayi bamukora nka twebwe turakoresha
umusonga ushobora guterwa kandi na microbe bita bacterie. Bacterie ni microbe zishobora kugenda muri twa dusaho nababwira bita alveoli, tugatuma tujya dusaho tudakora neza. Yego, iyo rero bacterie ishitse muri tujya dusaho, umuntu arwara icyo bita pneumonia bacterienne. Yego, hari rero bacterie zimwe zimwe zikunze kugaragara cyane nko ku bantu bakuru, cyane cyane ku bantu bakuru ariko batarwaye indwara zindi. Hariho nk'iyo bita pneumocoque, ni bacterie ikunze kugaragara cyane itera umusonga. Hari izindi bita Anopheles influenza, nayo ni bacterie itera cyane umusonga, naho bitagaragara rwose nka pneumocoque. Imbeho ishobora gutera umusonga? Imbeho sinavuga ngo ni imbeho yonyine, ahubwo ni ikirere. Iyo umuntu ikirere gihindutse, hari imbeho cyangwa hari imvura nyinshi, muri icyo gihe umuntu ashobora kwandura byoroshe izo infection ziterwa na virus cyangwa ziterwa n'amabacterie. Hari ikindi rero gikunze kubitera umusonga, ni ukuvuga yuko nk'abantu barwara indwara zidakira, abantu barwara za kanseri cyangwa abantu bashobora kurwara nka virusi itera sida, iyo bafise izo ndwara cyangwa za diyabete cyangwa abantu bafise indwara zo mu buhumekero zindi, icyo tubita insuffisance respiratoire, cyangwa abantu barwara ifyiko cyane, icyo twita insuffisance rénale. Muri icyo gihe abo bantu bagira ubudahangarwa buke, bugatuma izo mikorobe zishobora kubafata byoroshye. Muvuze wenda cyane cyane nko kuri abo bantu baba barwaye indwara zidakira cyangwa se zishobora gutwara igihe kirekire cyane, zituma ubudahangarwa bwabo buba buri hasi, umuntu ahita yumva ko ibyo byose ntabwo byoroshye kumenya umusonga mwiza bishobora kugira umusonga. Hariho icyo nakwita amafagitire de risque z'umusonga. Bwa mbere nababwiye ko hari izo infection zandura ziciye mu buhumekero. Ni byiza iyo tubona nk'abantu barwaye izo ndwara za grippe cyangwa, ni byiza yuko dushobora kuzirinda, naho bigoye cyane ariko birashoboka. Icya kabiri nacyo, hariho nk'abantu bafata tuvuge nk'itabi. Itabi ni kimwe gishobora gutuma umuntu arwara umusonga byoroshye cyane, kuko bituma ibihaha byiwe bitagira ubudahangarwa bukwiriye kugira ngo ushobore kurwanya infection yose yoza itera ibihaha byiwe. Hari abantu kandi usanga banywa nk'inzoga zinshi
insuffisance respiratoire. Ikindi iyo izo infection ziterwa na microbe bita bacteria zirimo zishobora gutera cyane infection y'umubiri wose biciye mu maraso, hanyuma ugasanga by'ukuri bitera ikibazo gikomeye kubera yuko bitera icyo twita septicemia. Muri icyo gihe rero ugasanga umurwayi bishobora kugira ingaruka mbese no gupfa agapfa. Umusonga ni indwara ishobora kwica iyo atayivuje kare. Iyo tugeze ku ngaruka yo kuba indwara runaka ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu, muri rusange aba ari indwara ihangayikishije, ikwiriye guhangayikisha buri umwe. Ushobora kubaza se iyo ndwara ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu, ushobora kwivuza agakira neza, ni ryari ashobora kuvuga ati ibyo ari byo byose uyu murwayi yakize? Indwara ya pneumonia cyangwa umusonga ni indwara ikira cyane. Ni indwara iyo uyivuje kare ishobora gukira mu gihe gito cyane. Nk'iyo umurwayi aje arwaye umusonga ariko nta bindi bibazo byinshi by'izindi ndwara afise, ni indwara dushobora gutanga nk'amantibiyotike mu gihe bigaragaye yuko icyateye umusonga ari microbe bita bacteria. Hanyuma gusa nk'iyo umuntu afise izindi ndwara zishobora gutuma umusonga umubangamira cyane, muri icyo gihe birasaba akenshi cyane yuko uwo muntu dushobora kumushyira nko mu bitaro tukamuha iyo miti tumutera amantibiyotike kugira ngo ashobore gukira vuba. Icyo tuba tugamije ni uko umuntu atoremba cyane bivuye kuri uwo musonga ngo bishobore kumuzanira ibyo nababwiye byitwa septicemia. Ni infection ishobora gukwira hose, ishobora kwijeneraliza igakwira hose. Muri icyo gihe rero ibigoye kuvura, ariko by'ukuri iyo umuntu aje kare akenshi turamuvura agakira. Hanyuma kubera iki hari abantu ubona bakunze kurwara kenshi umusonga ugakira nyuma y'igihe runaka ukaba wagarutse, cyangwa se yakumva atameze neza akavuga ati wa musonga wanjye uraje? Umusonga ushobora kuba bivana n'ingene kumbura aba yaragwaye imbere, kuko umuntu ashobora kurwara icyo bita bronchite ikaba chronique. Muri icyo gihe iyo umuntu afise izindi indwara notama indwara zo mu bihaha ashobora kwandura byoroshe umusonga. Ni ukuvuga yuko umuntu agendana ikibazo cyo mu buhumekero, cyo bita nk'ibyo bronchite chronique nayo ndababwiye, biba byoroshye cyane yuko ashobora kwandura kenshi umusonga. Ahanini murimo muragenda mugaruka cyane cyane ku budahangarwa bw'umubiri bushobora kujya hasi. Aha wenda hari umuntu ushobora kuba dukurikira mugani akaba asanga kenshi ukunze kurwara umusonga. Rimwe na rimwe nubwo bitemewe yuko umuntu ashobora gufata amantibiyotike atandikiwe na muganga, ariko akaba azi neza nubwo biri bumusabe kujya kwa muganga, ariko rero byose za antibiyotike nizo ziri buze kumuvura. Akaba muri kano kanya ashobora kubaza ati se ni iki nakora kugira ngo ubudahangarwa bwanjye ntibukajye hasi? Ni iki nakora kugira ngo umubiri wanjye ube ufite ubudahangarwa muri rusange? Ubwa mbere hoho kugira umuntu agire ubudahangarwa bwiza, kugira ngo umuntu ategura kuba afungura neza. Ushobora kuba udafungura neza ngo ugire ubudahangarwa bwiza. Icya kabiri nacyo birasaba yuko umuntu akora imyitozo. Nibyo birafasha cyane kugira ngo umubiri ushobore kwirwanira. Hanyuma ikindi nacyo ni kwirinda indwara bishoboka ko umuntu ashobora kuzirinda, zijya ndwara ziri chronique. Kwirinda umugera wa sida, kwirinda kutaja mu biyobyabwenge ari nk'inzoga nyinshi canke kutanywa itabi. Ibyo byose umuntu ashobora kubyirinda, hanyuma akashobora kugira ubudahangarwa bwiza. Nubwo wenda twari twavuze ku ngaruka zishobora guterwa n'uko umuntu ativuje neza cyangwa se ativuje hakiri kare,
nababwira twita alveole, twa dusaba nababwira bita alveole, hari igihe tutaba turiko dukora neza ugasanga noneho umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kubama ariko ashakisha umwuka. Yego, nubwo wenda mwatubwiraga yuko ibihaha bishobora kuvurwa bigakira, yego, ariko ingaruka zabyo mwatubwiraga yuko bishobora guhitana umuntu urwaye. Urimo kutubwira ko hari n'ingaruka z'igihe kirekire, harimo no kuba wenda umuntu ushobora kuba ahorana ibibazo by'ubuhumekero bitewe n'uko atigeze yifuza umusonga cyangwa se atarawifuje neza. Ese izi ngaruka z'igihe kirekire ziterwa n'uko umuntu atigeze yifuza umusonga zo ubwazo ni ingaruka zishobora kuvurwa zigakira? bigenze gutyo birakenerwa ko basuzuma rwose bagakora neza ibyo bita sikaneri, bakaraba by'ukuri uko ibihaha bimeze. Iyo bimeze gutyo nk'abaganga babijejwe abo bita abanyamuryango bashobora gufasha umuntu, ariko akenshi by'ukuri habaho icyo bita amasekera pulmonaire. Usanga akenshi cyane uwo muntu ni umuntu ushobora kuba susceptible ku ndwara infection iterwa n'umusonga. Ni ukuvuga yuko bishobora kuvurwa, ariko uwo muntu ahorana tw'utubanza Hari indwara zijya ziba uruhererekane mu muryango bitewe n'uturemangingo tw'abagize umuryango. Kuriya twahoze turimo kuvuga ko hari nk'umuntu usanga akenshi umusonga ugaruka, yakongera kureba bajya gusuzuma akaba bashobora gusanga nanone ari umusonga. Aho umuntu yakwibaza gusa umusonga ushobora kuba uruhererekane mu muryango, ku buryo wenda bavuga ati iwacu rero buriya dukunda kurwara umusonga, buriya na data yakundaga kurwara umusonga, wabona umwuzukuru we arwaye nabwo akarwara umusonga, uti ariko buriya ni indwara y'umuryango, ishobora kuba uruhererekane muri famiye. umusonga ntabwo yuko ushobora guterwa na mikorobe bita virusi cyangwa bagiteri cyangwa izindi, rero nk'izo ruhererekane bavuga yuko umuntu ayandura ku giti cyiwe. Yego, Ni byinshi umuntu yavuga ku musonga nk'uko mumaze kudusobanurira, gusa umuntu atekereje ku ngaruka zishobora guterwa n'umusonga nk'uko mwarimo kubitubwira, ushobora gusiga ibisigizi by'igihe kirekire, izo ngaruka z'igihe kirekire. No mu ngaruka ikomeye cyane ubundi ni uko umusonga nk'uko mwatubwiye ushobora guhitana ubuzima bw'umurwayi, kandi nanone bishobora kuba bituruka ku budahangarwa bukeya ufite. Ibi ngibi bikaba byakorohera umubiri kuba warwara umusonga. Kandi mwatubwiraga ko biranashoboka ko umuntu ashobora kuba yakwirinda umusonga mu gihe wenda adafite za ndwara zindi zikomeza guca intege umubiri. Ibi byose rero turabuje dogita, uratugira inama ki? mbere ni uko abantu bakwivuza kare. Akenshi cyane abantu baza kwivuza umusonga ari uko barembye. Ni ukuvuga ngo abamaze iminsi asanzwe arwaye ubuhumekero biba byatanguye nka gripe isanzwe, hanyuma bigakomera, ugasanga noneho umuntu aje kwivuza atinze. Iyo rero umuntu aje kwivuza atinze, ni ukuvuga yuko akenshi cyane dushobora gusanga umuntu arwaye umusonga. Bwa mbere rero ni kwivuza kare. Yego, icya kabiri nacyo ni kwirinda ibintu bishobora gutuma umuntu arwara umusonga. Ni ukuvuga ngo kwirinda kunywa itabi cyane cyane, kuko itabi ni kimwe gishobora gutera umuntu arwara umusonga. Kwirinda inzoga nyinshi nacyo ni kimwe gishobora gutera umuntu agira ubudahangarwa buke, bugatuma umuntu ashobora kurwara umusonga. Hanyuma ni kwirinda izindi ndwara zandura ziciye mu buhumekero, cyane cyane hano turabimenyereye ko mu minsi dushobora kwambara masike iyo tubonye abantu barwaye bagiriwe cyane mu gihe cyashize hari indwara ya kovide. Byaradufashije kugira ngo dushobore naho nyine kumenyera kwirinda twambara masike. Ngizo inama
muganga Kwizera Emmery ni umuganga hano kuri polyclinique de l'Etoile, aragira ati twirinde indwara zifata mu buhumekero. Izo ndwara birashoboka yuko umuntu yazirinda. Ikindi kandi nanone niba urwaye ihutire kujya kwa muganga, wivuga uti umusonga nsanzwe nkumenyereye, wenda ngo utinde kuba kwivuza, kuko twumvise ko hari ingaruka nyinshi zishobora kugera ku muntu mu gihe yaba ativuje neza indwara y'umusonga. Mu ngaruka harimo no kuba wabura ubuzima. Ikindi nanone kunywa itabi nabyo ngo byongera ibyago byo kuba umuntu yarwara indwara zifata mu buhumekero, harimo n'indwara y'umusonga. Izo rero inama za muganga, yaboneka tumenye indwara y'umusonga kandi tuyirinde, kuko ngo kwirinda birashoboka. Harimo nanone no kugerageza kurinda umubiri icyawuca intege cyose, kugira ngo ubudahangarwa bw'umubiri butajya hasi. Mwari kumwe na Ingabire Eje Dibibio, nafatanije na mugenzi wanjye